Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri iyo minsi Mariya yarahagurutse agenda yihuta ajya mu misozi miremire mu mujyi wa Yuda, agera kwa Zakariya aramutsa Elizabeti. Nuko Elizabeti yumvise indamutso ya Mariya umwana atwite yisimbiza mu nda, maze Elizabeti yuzura Roho Mutagatifu. Arangurura ijwi ati, wahebuje abagore bose umugisha, n'umwana utwite arasingizwa. Mbikesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye angenderere? Dore mbaye ncyumva indamutso yawe, umwana yisimbizanya ibyishimo mu nda yanjye. Urahirwa wowe wemeye ko ibyo watumweho na Nyagasani bizaba. Nuko Mariya nawe aravuga ati, umutima wanjye urasingiza Nyagasani, kandi uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye, kuko yibutse umuja we utavugwaga. Rwose kuvuba amasekuruza yose azanyita umuhire. Ushobora byose yankoreye ibitangaza, izina rye ni ritagatifu. Impuhwe ze zisesekarizwa abamutinya bo mu bihe byose. Yagaragaje ububasha bw'amaboko ye, atatanya abantu birata. Yahanantuye abakomeye abakura ku ntebe zabo, maze akuza abintamenyekana. Abashonje yabagwirije ibintu, abakunga basezerera amaramasa. Yagobotse Isirayeli umugaragu we, bityo yibuka impuhwe ze, nk'uko yari yarabibwiye abakurambere bacu, agirira Aburahamu n'urubyaro rw'iteka. Mariya yamaranye na Elizabeti nk'amezi 3, abona gutaha. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Tubangukire kujyana inkuru nziza nka Bikira Mariya. Kubanguka. Bikira Mariya amaze kubwirwa n'umumarayika inkuru itangaje kandi inkuru idasanzwe, ariko iyo nkuru ntayihererana, ahubwo mu bubangutsi bwinshi yerekeza mu misozi miremire ajya gusura Elizabeti mutagatifu. Elizabeti umuvandimwe we amushyiriye inkuru, ndetse agiye no kumufasha, kuko nawe yari amaze kubwirwa inkuru ikomeye ko asamiye mu zabukuru. Amaze kugerayo rero nibwo tuza kubona ibintu bikomeye. Agezeyo ntabwo Bikira Mariya yahise amubwira inkuru y'ibyabaye, y'ibyo umumarayika yabwiye Mariya. Ntabwo Mariya ahita abibwira umuvandimwe Elizabeti, oya, ahubwo ahari Imana haramenyekana. Umuntu iyo afite Imana abantu baramubona, bakamenya koko ko afite Imana. Elizabeti mutagatifu ahise yuzura Roho Mutagatifu. Mu gusuhuzanya kwabo habaye ikintu gikomeye cyane. Mu gusuhuzanya kwabo ni ukuvuga ngo Roho Mutagatifu ahise ahagaragara mu ndamutso yonyine. Umwana yari atwite yisimbizanya ibyishimo mu nda. Ibyo ngibyo ni ikimenyetso kidasanzwe, ni ikimenyetso gikomeye. Ukuzura Roho Mutagatifu kwa Elizabeti ntabwo byizanye, bizanywe n'ubwo butumwa Bikira Mariya ajyanye hehe? Ajyanye kwa Elizabeti, kuko mu kujyayo yari yaramaze kubwirwa na marayika Gaburiyeli ko azasama inda, kazabyara umwana w'Imana ari we Yezu Kristo. Noneho rero mu gusuhuza
kuko Bikira Mariya afite Imana muri we. Elizabeth nawe ahise navuga ngo ahise ahabwa izo nema, ahise abimenya. Roho Mutagatifu ahise yuzura muri Elizabeth, aravuga ngo wahebuje abagore bose umugisha, kandi n'umwana utwite arasingizwa. N'umwana utwite arasingizwa. Bikira Mariya kumwubaha rero ntabwo ari ibyo twihangishwaho, ntabwo ari ibyo twebwe tubwirwa ngo tubikore uku, ahubwo Bikira Mariya yarabihawe ubwe. Imana yamuhisemo mu bandi benshi yari guhitamo, ariko ntabwo ari abandi yahisemo Bikira Mariya. Kubaha Bikira Mariya rero ntabwo ari uguta igihe. Imana yamuhaye icyubahiro mbere na mbere y'ibihe, kugira ngo agire uruhare mu icungurwa rya muntu. Mu gucungurwa kwacu Bikira Mariya yabigizemo uruhare rukomeye. Niwe wabyaye Kristo, yamutwaye amezi 9, yamwibungenze. Kwibungenga ni ukuvuga ngo gutwara witonze. Yamutwaye amezi 9, ariko umuntu akava hirya cyangwa akavuga ngo Bikira Mariya, wenda utabisobanukiwe birumvikana, ariko Bikira Mariya ni umubyeyi urusa abandi bose, wahebuje abandi bagore bose umugisha. Wahebuje abagore bose umugisha, kuko niyo atari gutwita Yezu yari kuba umubyeyi w'ahandi kandi akwiye icyubahiro, kuko twubaha n'abandi babyeyi babyaye abana, babyaye ababyeyi turabubaha. Noneho bigeze kuri Bikira Mariya, wumva wamwubaha ku buryo bungana gute? Wabyaye Imana, ubyara Kristo, akwiye kubahwa ku buryo budasanzwe. Ababisobanukiwe rero tujye tumwubaha, tujye tumwiyambaza, tujye tumuha icyubahiro kimukwiye, kuko n'Imana yaramwubashye, n'Imana yamuhaye icyubahiro. Kandi Bikira Mariya aradusabira, kuko Imana ntiyemeye ko, cyangwa umwana we ntiyemeye ko aheranwa n'ubushanguke, yaramwiyegereje. Bikira Mariya ari mu ijuru. Kumwubaha no kumusaba ngo adusabire, ubwo bubasha arabufite bwo kudusabira, nk'uko yabikoze i Kana mu Galileya, n'uno munsi arabikora. I Kana mu Galileya yarababwiye ngo nta divayi bagifite, kandi koko Kristo yagize icyo akora, avana mu kimwaro bene ibirori, barishima. Ibirori byabo birinda bigera ku musozo hakiri ibyishimo. Bavandimwe rero, Bikira Mariya uyu nguyu yicisha bugufi. Nubwo yari amaze kubwirwa ibingibi bavuga ngo mbikeshe iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye ngenderere, ngo mbaye ncumva indamutso yawe, umwana ntwitara arisimbizanya ibyishimo mu nda. Wari utwite ninde? Wari utwitwe ninde? Ni Yohani Batista. Niwe Elizabeth yari atwite, Yohani Batista. Yohani Batista nawe afite ubutumwa budasanzwe, afite ubutumwa bwo kuzateguriza amayira nde? Kristo. Bikira Mariya ndavuga ngo rero ntabwo yishize hejuru, yumvise ko ibyo yakorewe byose ari ubuntu Imana yamugiriye, aca bugufi. Niyo mpamvu aterura igisingizo dukunze kwita Magnificat. Roho yanjye irasingiza Nyagasani, roho yanjye irasingiza Nyagasani, kuko yibutse umuja utavugwaga. Amasekuruza yose azanyita umuhire. Abo ni bande? Natwe tubarirwa muri abo ngabo tugomba kwita umuhire Bikira Mariya, kuko Bikira Mariya ni umuhire, kuko Imana yashatse kumuha ubutumwa kandi yarabukoze. Kugeza uno munsi natwe tubarirwa muri abo ngabo tugomba kumwita umuhire. Bavandimwe rero, iyo twiyambaza Bikira Mariya ntabwo tumusenga, turamwiyambaza kugira ngo atuvuganire. Ingero zirahari. Munsi y'umusaraba Yezu aramubwira ati, abwiye Yohani ati dore nyoko. Yongera abwira Bikira Mariya ati dore umwana wawe. Guhera icyo gihe Yohani amutwara iwe.
Bikira Mariya se turamufite iwacu, tugomba kumugira, tugomba kuba tumufite kugira ngo tumwiyambaze kandi tumukunde, kandi icyo cyubahiro yahawe n'Imana tukimuhe. Bikira Mariya amenyekanye ko afite Imana ataranabivuga. Naho ngaho ngiye gusoreza. Ubwe ntabwo yigeze abwira Elizabeth ko umumarayika yaje kumusura akamubwira ko azabyara umwana w'Imana, ariko we Elizabeth ahise amenya ko Bikira Mariya afite Imana. Bavandimwe, mu isi ya none sinzi ko bicyoroshye kumenya ko umuntu afite Imana, kuko tugenda twishushanya dushaka gusa n'isi ya none. Turahamagarirwa iyo Mana twemeye kwakira, turahamagarirwa kuyitwara, kuyishyira abandi, kubangukira gutwara ubu butumwa, abantu bakamenya ko ufite Imana utaranabibabwira. Bazabimenya bate rero? Ntago bazabimenya kuko uvuze, bazabimenya mu mikorere yawe, bazabimenya uko babaniye, bazamenya ko ufite Imana uko ufasha abandi mu kubunga, mu kubafasha mu bibazo barimo, mu myitwarire yawe, mu migenzereze yawe. Bazamenya ko ufite Imana. Nuvugaho ibyo uvuze bizahita bishimangirwa nukubayeho. Duhamye Imana rero mu mvugo no mu ngiro, n'ubw'isi ya none itatworoheye, ariko turabikora uko dushoboye. Urabikora uko ushoboye, kuko niba uri kumwe na Roho Mutagatifu urayoborwa nawe aguha imbaraga, ubashe kugera aho wifuza kugera, babone ko ufite Imana utaranabivuga. Bikira Mariya uyu nguyu adusabire, ajya dufasha kugira ngo natwe duhugukire gutwara ubwo butumwa nk'uko nawe yahugukiye gutwara ubutumwa Imana yari yamuhaye. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajye udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Bikira Mariya nyirimpuhwe, wibuke ko ntawigeze kumva ko washubije inyuma waje aguhungiyeho, agutakambira ngo umurengere umusabire. Nicyo gituma nkwizera, ndakugana nkuganyira, umpagarare ko n'umunyabyaha, umubyeyi w'umukiza, ibirenge byo nkubwira.